mbahaye ikaze mu kiganiro ofisi n'ibisanzwe uko usanga tuganira ku makuru atandukanye by'amaribe mu Rwanda ndetse no hanze yabyo ndetse n'ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga. Mu mateka y'ikoranabuhanga rigezweho hari ibintu dukoresha buri munsi tutigeze twibaza aho byatangire cyangwa se aho byaturutse cyangwa aho byakomotse, tugafungura telefone tukinjira ku mbuga nkoranyambaga tutazi inkomoko yazo, ariko inyuma y'urubuga rumwe rukoreshejwe n'abantu barenga miliyari imwe ku isi hari inkuru itangirira ku muntu umwe mu cyumba gito cy'umunyeshuri ufite mudasobwa n'igitekerezo gusa. Urwo rubuga ni urubuga rwa Facebook, naho umuntu wa mbere wayinjiyemo kandi warukoreshejeho bwa mbere ni uyu nguyu. Mbere yari Mark Zuckerberg mu mwaka wa 2004. Mark Zuckerberg yari umunyeshuri muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akunda programa cyane n'ibintu by'imibare n'amakode. Yari umusore utarigeze atekereza ko izina rye ryamenyekana ku isi yose. Icyo yari afite ni ikibazo cyoroshye buri muntu wese yakwibaza, ariko kinakomeye cyane ku rwego rwo hejuru, cyuko abanyeshuri bakeneye uburyo bwo kumenyekana, gusangira amakuru no kumenyana mu buryo bworoshye no kubona amafoto y'abandi banyeshuri mu buryo bworoshye budakomeye. Muri icyo gihe internet yari ihari, ariko imbuga nkoranyambaga nk'uko tuzizi uyu munsi zari zitaravuka neza. Mark Zuckerberg atangira kwandika kode y'urubuga yise Facebook. Urubuga rwari rugenewe abanyeshuri bo muri kaminuza ya Harvard gusa, rufite intego yo gutuma abanyeshuri bashobora gushyiraho amazina yabo, amafoto bwite bibaranga ndetse n'amashuri bigamo no kumenyekana n'abandi bantu bagiye batandukanye. Igihe yarangizaga kwandika kode ya mbere, Mark Zuckerberg niwe wa mbere wabanje kwifungurira konti, aba umuntu wa mbere winjiye kuri urubuga rwa Facebook, aba umuntu wa mbere ukoresheje urubuga rwa Facebook atabikoze nk'umuntu ushaka kuba icyamamare, ahubwo nk'umuntu ugerageza ikintu yararemye kuri iyi si, niba cyakunze akareba niba gikora cyangwa kidakora. Mu minsi mike cyane abanyeshuri ba Harvard batangiye kwiyandikisha ku bwinshi. Urubuga ruba nk'inkongi y'umuriro, rwihuta kurushya uko byari byitezwe n'abantu. Ruva muri kaminuza ya Harvard no mu zindi kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rukwirakwiramo. Abantu batangazwa n'uburyo byoroshye kubona inshuti kuri urubuga rwa Facebook, gusangiza amafoto no kohereza ubutumwa. Mark Zuckerberg wari watangiye nk'umunyeshuri usanzwe ahinduka umuyobozi w'umushinga w'ikoranabuhanga, akomeza kunoza Facebook, ayivana ku banyeshuri ayigira urubuga rwa buri muntu wese. Buhoro buhoro Facebook ihinduka urubuga ruhuza abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye, indimi zitandukanye n'imico itandukanye. Kuba Mark Zuckerberg ari we muntu wa mbere wakoresheje Facebook ntibishingiye gusa ku kuba ari we wayanditse, ahubwo bishingiye kuba ari we wabanje kuyigeragezaho bwa mbere. Uyu mugabo Mark Zuckerberg kuyivugisha, kuyibonamo icyerekezo no kuyigirira igikoresho cyahinduye itumanaho ry'isi yose muri rusange. Facebook yahinduye uko abantu bavugana, uko amakuru akwirakwira, uko politiki ikorwa, uko ubucuruzi bukorwa, ndetse n'uko inshuti n'imiryango byongera guhura, nubwo biri kure cyane ariko bikaganira, bikagirana icyerekezo, bikaganira ku kintu runaka. Ariko amateka yose atangirira ku mwanya muto wa mbere, aho umuntu umwe yinjiriye urubuga yari amaze kurema, atazi ko kwinjirira mu mateka y'isi byakunda. Inkuru ya Mark Zuckerberg itwigisha ko impinduramatwara nini z'isi cyane zitangirira ku bitekerezo by'abantu bake, rimwe na rimwe ku muntu umwe ufite igitekerezo, ubushake bwo kugerageza no kudatinya gutangira. Kandi iyo uremye ikintu gishya, wowe uba uri uwa mbere kukigenderamo. Igihe cyose ufunze cyangwa ufunguye cyangwa se ufunze urubuga rwa Facebook, wibuke ko byatangiriye ku munyeshuri umwe rukumbi, ku muntu umwe wa mbere wabayeho ku isi wazanye urubuga rwa Facebook, wabayeho uwa mbere mu mateka. Uwo nta wundi ni Mark Zuckerberg. Mu gihe ukoreye amakosa ku rubuga rwa Facebook, umenye yuko uba uri kwangiriza amateka y'uyu mugabo Mark Zuckerberg. Hari byinshi atwigisha
wowe wabaye muri iki kiganiro ndagushimiye, imvura igwa nisubira, tuzahure muri indi video y'ubutaha. Ndagushimiye wakoze sabuna nawe utarayikora, ndagushishikariza kuyikora ukiyunga kuri uyu muryango. Hari byinshi bizagenda tuzegeraho bigiye bitandukanye.